bite? Sawa. Nawe urakabije kuryama mwa? Ntabwo ari cyane. Ewe, umusore, amakuru yawe bimeze bite? Sawa, ndashima Imana. N'abantu bakeya hose umeze ute? Cyanda. Meze neza? Usigaye nta mahoro se ko mbyukijera? Usigaye wibera mu nzu cyane sinzi impamvu. Nese ko nta muntu mba ndi kumwe nawe tuganira nabigenza gute? Kubera iki se nta nshuti ugira? Mba nzifite ariko nyine ntabwo dukunze guhuza cyane. Ukuba mu nzu wenyine? Ntuzi nakora iki? Ubwo se iterambere ryawe rizagenda rite? Kubizi ko mba mfite amafaranga ahubwo uvuga ati ahubwo wowe uzaho muyasangira? nabyo birimo kuba nigunze rega hano mu nzu nabyo birimo kuba nabuze umuntu w'ibyo turasanga. Phone ndagasa kama twibicere byaje. Inshallah bizagenda biza gake gake n'ibindi. None ntashira urabona? Shangiye ibintu by'abasheri ntago njya mbijyamo. Umwana ungana nkawe? Ubwanwa? Nta musheri ugira? Shaho bifata ukunda ariko nyine ngiye ibintu by'abasheri. Nta mukobwa ugira n'umuntu? Shana n'umwe pe. Oya mwana yongese ntabwo yaje nziza ntabwo byabishimishije. Ngewe ubundi mba nibereye hano mu nzu iyo ntagiye mu kazi mba ndi kuryoshye nyine biraho mu buriri nirebera filime. Ubundi umunsi ukarangira mu masaha 24. Umurangira umukobwa wazamukunda se? Ni by'abakobwa se? Uyu mwana mwiza ni umurokore kandi ukeneye umwana mwiza nka amafaranga yawe mukishima. Nese ubwo umukobwa yaba ari ikiryabareze ugasanga amafaranga se ibirwara nawe si umwana muzima w'umurokore agira ibirwara. Ngewe nitinyira nyine kuba narwara ibirwara birimo nka sida cyangwa se kuba natera inda. Ntose n'uwo mugabo? Umugabo ariko nyine uri kumva nyine ibintu nshobora kwita nihutiramo ushobora kuneza ikindi kibazo na arashatse wakumva ibintu mubwira gute? Ntabwo guhora wigunzire ni bibi pe. Ni bibi. Shakire kanoza ko mu mwanya nyine nkabitekerezaho pe ariko kano kanya sinzi gusa nyine ubwo cyane cyiza ngiye ngajye bwami nagiye mu rukundo igikobwa cyiza. Karahaguruka cyane rwose. Ntuzi ko murangi umwana ukanga? Oya nyine uri kubona gerageza wowe gerageza. Urantunguye kano kanya ibintu byo kubikira mu bintu by'abakobwa. Ahubwo wembwira bikiri kare ugukomeza wicisha hirya no hino. Urabona ngiye niturikiye ibyaro ntago ndamenyera abakobwa bo muri uyu mujyi nubwo wenda naje mbona akazi agiye mu byo gushaka amafaranga. Wakusanga ukunda amafaranga nta wanya. Ariko amafaranga niyo ya mbere nawe urabizi. Ariko amafaranga nayasangiwe. Yasangiwe se? Nabyaba ari sawa ariko nyine nahawe ikibazo uri guhita umbwira abakobwa. Shaka ibintu by'abakobwa wapi kabisa ntabwo. Ndaguteza n'icyana ku buryo uzajya uhora ungurira buri munsi uri kumiga ungurira buri munsi. Icyo cyana se urabizi ko cyitwa? Ahubwo wembwira ntihamagara. Urabizi ngiye nigira isoni zo kuvugisha n'abakobwa. Yarasone muhamagare twumve da hari igihe wabona bibaye confirm nkajya mbona uwo twiganira no se ubundi kwirirwa muri iyi nzu ngiyi. Ako kantu rata muhungu wanjye. Koza wumve kabisa. Cyana. Ndatuma mbyinira ku rukoma se kandi hano ari mu mujyi nta nsina agira. Nakuboneye umwana ufite ibiceri. Ndabizi nawe. Nta kibazo ndetse mfite aho gusenga Imana. Jewe meze neza ahubwo mbwira niba uri tayari. Ndahazi n'ubundi nta muntu uri kumwe rwose ubu ngubu. Okay, ndaje wowe nambaye uyu mutipe noneho muzambwira ibizakurikiraho nyuma. Ariko umuhanzi umbwira ahubwo uzi muhera rukunyandikira ibyo gutangira kumwandikira hasi rwose nabishobora. Sawa. Nta kibazo. Zamuhe neza. Ndabizi ndi tayari rwose ndahari. Sawa. Umwana akavuga neza.
ese uko avuga ni nakase ngo ki uko avuga ni nakase nta makuru ufite ngiye ku ishuri oh Mary meze ute ni sawa se wari wikengeranye mu nzu kuva hirya twikubise z'amabuno yashyize hejuru ese Jackie ku igihe twaganiriye fata nimero wawe yari ari mu nzu ariko we nta kibazo byo Nimero? fata nimero umuhamagara ubundi bizakurikiraho mbwira nta kibazo uzambwira mwese abantu sinakigendera ubu ngubu ntibyaciyemo sha gusa nizere ko icyano mpayemo pasi ari sawa kandi uvuga ngiye ko buri munsi uzajya ungurira shaka akantu se subizi se ndaza kugura agafanta nimugoroba kandi numara kubikora uzahita ujya kandi do rero kofi mba ndinayo byo nabyemeye sawa rero nta mutima mubi wowe uraza kundeba nimugoroba aricyo bitwaye bose musanze mu buriri reka aho ya nawe wowe nugira ikibazo mani turaza kuba turi kumwe ntusara ubwo ari burara arahita ataha yaha wazabona muzakirara oya nta mutima mubi ariko wowe turaza guhuza sibyo sawa sawa naribi nyine mani turaza guhuza ku mugoroba naribi shaka ibintu by'ibyana nabyo rero amakuru yawe ni meza niyo uherutse pe uriga nawe warabuze umutoni wawe ahamagaye ndabizi waratuje narangije arambwira ati mufitiye umuhungu hariya umuhungu mutoni tukagira ibwami w'umukire ufite amafaranga ari umukire ego ukuntu ari umukire amafoto yose ameze gute nizeye basi niko afite ahangaha icyo nkeneye kashi sizo avuga za mbere ngo ni isura wowe yego iby'isura nushaka kubihagarika oya ni nabyo ushaka rwose kashi mfite ubukene nta kazi mfite ntacyo ariko ibintu mufite ubwo cyangwa mu rugo nose n'umuganzi bake yarekwa yarekwa se basubiza gusa yambwiye ngo aritonda ameze nk'umuntu witonda ngo ntabwo yabona umuntu ushamye nyine ubundi kimeze nk'ikigori uzagenda umufatirane wareba nshaka mbona wese ari kumubaza ntibaboneka mubona gutyo gusa njye nta kindi nkeneye ni amafaranga arimo nta kibazo amafaranga yari afite icya mbere ni icyo ngicyo amasaha yancitse harenze iminota 10 nagenda ubizi gahunda ni yayindi ni yayindi ndakuzi wowe ndakuzi nanjye umva se umva nsubize mutoni kandi umubwiye ngo merci uwo muhungu nyine umva umuganizaho neza bro bimeze bite se mana nyagasani manzi twavuganye nguki bro bimeze bite kuko ngira inama nta no oya ibyo nawe twavuganye nguki mana asubuko kukwe ibaze uturutse mu cyaro utampamagaye mana njye naguhamagaye wampamagaye so ubu mweretse muri telefone wabonamo message mbese nimwereka call zanjye mana urambabaye reka tubireke mana mve hano kureka bisura bizi wambabariye koko kwe wambabariye ngere kandi narakubwiye igihe cyose uzajya ugiye kuva mu cyaro ujye ubanza umbwire mbese bro nabona reba call zanjye mana utahamagaye ubu uri kubona hano muri telefone hari koro yawe irimo telefone yawe urasanga wari turisangane wampamagaye sangane kugira ngo mbikwemere naguhamagaye hafi saa 3 none so nimba wampamagaye ukabona bitari gukunda ko icyo utatiye n'undi muntu amayine nturange subi nimero nayo kandi naguhamagaye nyine mani byo tubireke mana ndarusha umva banza untega amatwi nusubije gukora iki hano muri uyu mujyi ufite akazi nese njye kira cyane njye ndakomeza kukibamo gute none hano muri uyu mujyi nijya rimwe mu kwezi uzabishobora wowe wamenyere kuri buri gibijumba mu gitondo ugiye kwa nawe rero gutuka mu gitondo nahiye kugeza saa 3 kira cyara pro ntabwo nakubwira gusubira mu kira kinani kimeze kuri
makira cyane ibaze wallahi ubu se umukecuru umusigiye nguje kuba i Kigali mushaka umukozi njye ndambiye kiriya cyaro mani nshaka kuzana mu mujyi tubane bro Manzi mbabarira narakubwiye ngo ati nujya kuhaguruka mu cyaro cyo banza umamagara uyu mujyi kurya bisaba kuba wihirinze ubu sizi ibijumba bro nawe bibaze kurya ibijumba bya buri cyumweru uri kubona buno buzima bw'ikigali uko wabihunze ukazana mu nuko njye nari mfite akazi ko kugira ngo nshaka akazadutunga twembi bro ntabwo nasubira mu cyaro pe bakubwiye ko mwirangamuntu yanjye harimo izina ryawe oya bro none turabavandimwe ushaka kumbwira ko uri kunyihakana kuba ndi umuvandimwe warega ntabwo bivuze kuza untunguye bro reka ibyo bintu wanabireke wa nose reka nkubwire wumva nkubwire bro hagati aho ngaho wumva nkubwire uri ko ntarushe pe mbabari niga amatwi ariko hano muri uyu mujyi turya rimwe ku munsi nabwo icyo gihe nyine aba ari nk'umuntu wabonye akazi uwo munsi agakora uri kubyumva bro none si ubwo koko Manzi usize biriya bijumba byo mu rugo umukecuru umusize wenyine zirankaze n'indi uzajya uzahira bro azashaka abantu tuzashaka umukozi tujye tujya inama n'abarya imbuto bro ntabwo uzi kubyukira mu kinani saa 11 urabizi bro ntabwo ubizi kubyukira mu kira kimanani kwahira bira byatsi bigitose kira kimenyo uwo kukinjiramo bro uraryama hano mu mujyi ugasinzira bro nyine abantu bo mu cyaro nyine nibyo mumenye rero uri kubona uyu mujyi uzawushobora uko byamira kose narara ku karito narara ku ariko njye ngomba kuba nawe sigara erega Manzi reka nkubwizugure hari ukiri mu cyaro byibura baba bashaka kwahirira umukecuru ukajya kumutahiriza udukwi ariko se hano muri uyu mujyi bro azihangana ninde muntu uzasigara ari kumureberera azihangana none se nanjye ndambe kujya hari byukira hariya nkajya ibyatsi wagira ngo njye naremeye kubikora nawe uje mu gihe kitari cyanyacyo basi wagombaga kubanza rero n'ikindi mutabizi action bro ntabwo uzi n'ikindi kintu habiti n'ubwikijumba tuzagisangira na fikarete tuzagisangira ariko ntabwo nshoboye gusubira mu cyaro bro bro ubuzima njye ndaburambiwe ntabwo ubizi ntakundi ahubwo njyemereza karibu ninjire bro njye ndananiwe mvuye hano kuri nawe rero rw'amaguru guturuka iriya uzamura bitazangorora urazizi ese wavuye n'amaguru bro ntabwo ndi kukubwira nateze igice kimwe ndi kuri moto nari ngaho pasinjira wibwira n'ibintu byinshi ariko man ya propaganda nta nubwo naragusuhuza man wowe urifasha ayinjira ibyo winjira abantu ariko urabice ubimenye neza ko unyiciye gahunda zawe nari bimana yagira ngomba kubinywera neza koze umva mubwira amuncire muri mood nzo kugenda kujyana n'umuntu rwose umva sheri gasto bimbwiye ndabimuganiza neza ko nanjye yaba afite isiniya batayifite dumwakira indoro cyane ni ukugenda ku ebyanso kuko nyine afite amafaranga Manzi we Manzi cyuka nari kiravuba wane kiravuba man naho ndebera no kuri na twaturenge kuyiriya mu cyaro ariko ubundi ngororero babigishije kuryama mudakaraba hano ni mu mujyi we Manzi cyuka se vuba ndebera none yashyize amana ya myenda irimo amakaka amashuka yanjye Manzi amashuka yanjye cyuka se gira vuba wana tubanze tuvugane bamaze kuvamo kumbangamira bro ndakubwiye ngo byuka muri ubwo buriri ndebera nibyo bishati birimo amakaka mayire yapfo mu rutoyi hano mu mujyi turyama dukarabye bro gira vuba kwanza hara bro aretse niryamira ko kwamba barenga ryama oya ibyo kuruhuka ahubwo haguruka nkwereke hari ahantu ugiye kugutuma hindura myenda vuba mani utwo twenda two mu cyaro se tuba turimo ibizinga by'amakakama nuzi ushaka mbigenza tukuba mu cyaro ibi nose nana kandi keza waba ufite basi ngo abari umva nkubwire shuwadiro kwanza tuganire fresh umva nkubwire rero akadiro bigiye kuvamo wowe kufata ya myenda yawe myiza ndabizi uracyayigira uri kumva we man igiye kubitemo vuba ugende kwa Kazungu hari abateka y'ibiraha n'inkoko ndabizi uruvira mu cyaro nta n'ikintu urarya bro ndashonje ndabizi n'umunaniro n'iki wowe ufate n'agafanta hari y'ibirayi brushette icyo urashaka kurya bro hariho ngo nagake mfata kamva kandi kubera wumvisha ibirayi gusa ahubwo uziko bira bintu tubiryaga kuri bona yase kandi nyine wowe niyo mpamvu ndi kukubwira ngo genda wambaye twenda twiza n'abantu babone ko uvuye mu cyaro uvuye mu nuza mu cyaro kubyibura
Yego. Uzi ko biriya biryo uzi ko tubirya kuri bona. Oya. Uzi kurya imyumbati ya buri kanya ni Ngeze ko nayire ntabwo nakoze. ariko reba ko nuko byanga kwikimatira ariko bro ntabwo byiza Cyangwa ndashima Imana. Ubwo nyine wegera vuba mani ko nyine kora nyo gizo ambaye imyenda myiza vuba. sindoga bro ntabwo ndibonge bro. Umuntu uragenda n'ibyo bikakamarega n'ibyo byo tuvanye mu cyaro nta n'isura. Gezeze sha ntabwo uri kumbona se reba uri kubona hano mu muhanda banguka no ko nari nsanzwe nkubona ku mafoto nsanze bitandukanye nuko gute se nyine hari ukuntu umuntu yifotoza amafoto ya AI nyine ukabona ari kubeshya abantu gusa nyine mbonye utandukanye n'ifoto ayawe verisiyo by'uko kabisa uratandukanye gutana isoni maso heza ufite isoni ubwo ni isoni oya se kandi umukobwa mwiza nkawe se ubwo yagira isoni nazigira ni cyabana si cyane oya ariko isoni ngira ngo zigira abana gusa nyine nanone ukuntu njya numva babivuga umuntu utagira isoni ngo uwo muntu nyine abashirika n'isoni n'ubundi nyine gusa nyine uburyo twaganiragamo uburyo nkubonye nyine biranshimishije cyane ahubwo amakuru y'iminsi se walayi meze neza nagusaba akantu wakomongeye ukampobera nta kibazo cyane kumva wakigumira ahangaha ese burongera utaye wahaguma zagaruka nyine kubera ukuntu nakwishimiye ukuntu ndi kukureba nzagaruka ndi kumva ubu wamaze kuba umumarayika wanjye gutana isoni agashyiramo neza oya se ku buryo ise wegikaye oya mani watuma no kuri gishoboye kuri iki se isoni zatari ko banza wowe ikintu cy'isoni mufitanye akantu k'agasano we ntabwo uri kubona agasano ubwo niko akunda umuntu wayitereye ni kwa kundi umuntu wayitereye mbo gusa nyine by the way nakwishimiye kandi ni karibu mu rugo twagenda mu rugo nta kibazo ne kukugumisha hanze urabona umukobwa mwiza nkawe kumugumisha hanze abantu bagomeza bamwitegereza nta kibazo ntabwo biri kandi kabisa twigendere mbo nyine ni karibu mu rugo urisanga baby hagati aho ngaho ariko mu rugo mfite yiyemba oya ntabwo iryana ese ko isubiye inyuma ntabwo itiza joke kandi kukuburakinga nyine turi amakuru y'iminsi se sha amakuru ni meza nise ko mbona usa n'akajya ibwami mu panike nyine uriya ni bro wanjye murasa mana we cyane n'ubwanwa noneho fesi tunikajya ubwami murasa uri gukabya urasa cyane kabisa
Nahise amakuru. Shana sawa. Warabuze mwana y'umwijima. Ese ko wabuze byagenze bite? Cyaro abizi Imana ni icyaro nyine tu. Ni icyaro guturukiriya icyaro kiba cyatuhereranye. Bakunda kubona. Ahubwo mumeze neza mwe. Tumeze neza nyine tu. Nyine urabona nyine bro nyine baba mu mujyi. Twe twibera mu cyaro nyine ariko naraje nje kumusura nyine. Murasama na face. Yatari. Cyane n'umusatsi. Yego. None se. Sawa. Njye nawe kwanza cyaka ibyo abantu bamwisha cyazura amuturanye no wadanje yagiye ndebera icyano cyiza mwana ndetse ariko nagiseka we biteye nk'igisabo mwana mbaye mfite n'ifamu natinze muganira zose cyaze kabisa. Mana nyagasani Kubikanze aya kubikanze urubaye kubikanze urubaye ko nta kibazo sinzi manzi ko amagana ndetse yatinze kuza muretse nyine manzi twebambwiye kuri umuhungu w'iseriye bimeze bite ariko ngiye mba ndi na seriye cyane umva reka mubwiye bambwiye kuri umuhungu w'iseriye dukwangeye ngiye ndi seriye cyane umuhungu w'iseriye ngakuramo kundi kubona ushyushye pe ibyo ngibyo gusa kugira ngo nabyemere ngaho guruka cyaze kabisa wagira inshuti yagira nawe wagira umukunzi yagira nawe wagira umugore yagira nawe byose oya ure wowe wahereka uri kumbona nyine ngiye mba ndise ntacyo bitwaye Yego mana. Uyu mujyi usura ubona ute? Samani uyu mujyi wanyu nimeze neza kabisa. Narebye ibipangu ndeba amazu arimo ndavuga ati Usura kubona uzawushobora ra? Ko byamba byikundi nzawuguma mu pe. Kwibera inshuti rero uzabyemera. Uzabyemera. None se ubu ngubu ubwo wajya kugusura ra? Nyine konsora nyine aho wajya ugabanya ubwo bwana njye kugusura. Iryo ko numva ndizira Oni kesi Meze neza. Ego je kwinduba wirukanka mwa Byangira bizi ni vava. None se sheri kuri kumeza hanze? Usanze nanjye nari ngiye nayo izindi gahunda y'iko muhanda. Wari ugiye kandi ubizi neza ko twari dufitanye gahunda. Ariko uri tayari mbuja. Warumva. Mbese mpora ndi kugategeka. none hase ko nasizeyo bro. Bro wowe se yagutwara iki? Ahubwo reka nkwereke se. Ujye ureka kwigira idagi tugende ujye kunzu tugende kugusura.
nyine kumva nibyo ariko ugabanya ubwo bwoko imana reka nkubwiye sibyo reka ejo basi sibyo kubera bro wanjye yarantumye aguhandangira kuri botike noneho ejo azakubwira botike se botike ugiye kumara y'ibikisi nyine n'utuntu two bari bantumye nyine ko mbona ufite isoni bimeze bite nyine kumva nyine ntabwo niko tutatwamenyera nta kibazo ubwo nyine tuzaza bayi si gutyo urukumbobera gahunda mfite ntabwo zabuze izawe kugira ngo nkubarireho gatoya nta n'utuzi isuma ndagusohokana basumba ibyo biretse okay so tubireke nizere ko wampamagariye gahunda imeze uko ifatika ngaho mbwira nta birenze ntubizi se wowe ntusanga ubikora nta birenze ngaho mbwira tu ni akajama gafite inote agapfubyi amafaranga gafite wagira ngo babone yose kareba se yose kibera mu nzu karya icyo gashaka kibera mu nzu nta nkumi ngo gakunda wemba barukatake akora iriya amafaranga yose ubundi ngira ngo nawe wake manu soza ahora ngira ngo uranze shiri aka ngiye kumwinjirira mu munge ewa nta handi azasigara ari njye ari gusaba bro ndamwizera rimwe na rimwe nzi ko uranizera ahubwo reka tuyikine so rero mva nyine uzajya ngiye kukurangira uzajyayo wenyine umwereka ko nta n'ikintu uzi muri make umwereka ko umukunze umuhekeya nushaka uzakoresha n'udufaranga twawe kugira ngo abanze akwizere apfa kuba agafatika ariko abizi ubusore bw'amafuti ntakareka byose njya kuri ubu ngubu nta muntu ukireba ngo ubusore bw'amafuti nta mafaranga ubwo se urujya kureba udusore tw'amafuti niyo yaba ari bibi rumeze ruto umugabo ni ikofi komeza wigira ikintu haza ugabarira byibuze abazaba ari umugabo nyine wa wundi uzavuga ngo sheri nyine akamiliyoni agahita agira gutya akora kuri tapandigo agahita akora kuri tapandigo agahita avuga sheri akira genda wiyatse wowe ariko genda wiyatse ejo uzabe wanarengeje ako kajipo wakagejeje nka hano what the fuck reka ahubwo reka agende njye kubyiga azajya kureba neza ahubwo utumye ngira amatsiko nigeze numva inkuru ntabwo uzi imikino ngiye kwikinira ahubwo wowe genda wiyiteho ntuzagenda nawe utupiye mu karitasi akantu nibutse reka ngende njye kwitegura hanyuma ejo gahunda ni gahunda telefone ewana akomanda ntimukajye munyibagirwa shari subize ahubwo mu kanya umva aha hantu turi bujye kunywa inzoga ku mazi sheri umva ahubwo reka niba utajya kwitegura ndaza kuguhamagara ariko kagafata kanjye wibuke basi reka nanjye ngire vuba ngende sibyo saha sheri n'ubundi nawe nsanzwe nagiye bayi uri umuturage ko ariko to bizaza biza bayi nanjye ubwo ngiye kuri botike ubwo tuzasubira aho kujya ugabanya izo soni zawe sawa Sheri, banguka mwerekeze mugeze hano. Ubundi buriya turabona amatara. Buriya mu buzima rero ushaka kugira umukunzi biraryoha cyane ubundi ukajya kuba mu nzu wenyine ukaba utagira umukunzi amafaranga ukorera uzayamaze nyine mbitekerezaho ndavuga nti why not kubera ko natashaka umukunzi ariko gusa nyine nakwishimiye kandi ikindi kandi nyine
utaha uzagaruke ntuzatinde sibyo kubera ko nyine nari maze igihe ndi mu mwijima ariko natazi ibintu by'abakundana ariko nyine aho namenyaniye nawe nase mbyishimira ubu ngubu sinkigira irungu tuvugana kenshi gashoboka cyane nibyo nakwishimira cyane. uze kunyihanganira ngiye kukugeza hano nyine ngo nugera hariya ku muhanda n'ubundi ni nk'aho wahageze uhamagara umumotari gusa nyine nishimiye byataye. I love you. Witeho si ugereyo amahoro ndagukunda. cyaza kabisa ngomba kumugurira akantu mbega icyana cyaza umuturanyi niwe wa mbere kabisa ntabwo nakibyizera ko ari amabuno yose ari njye wari uyaryamyeho rubanda barya neza tu nari naratanzwe. umukobwa katamfata we arafashe. Alo meze shu mbese mwana uwo mujamu wamubwiye ko nahageze akaza kumfata nageze izuba rimere nabumva nanabishe ndikumva sinzi. umva kandi uzanye bya rindi byawe umva mana yanjye umbabarire cyane mani ni cyane ifite ibibazo by'amafaranga none utangiye kumbwira gushimisha umuntu. Okay sawa nta kibazo. Okay sawa ngaho ntari bimubwire atapesha azamure kuri uyu muhanda ubundi naje nta kundi nabigenza uri gushigisha arabusa. Hello. Hi, bite? Ni byiza. Umeze neza? Meze neza. Amakuru y'iminsi se? Neza? Ndashima Imana. Ndashima Imana. Hagati aho se uko bakumbwiye ko mbona utandukanye nuko nkubonye. Uko mbona ute? Meze nabi? Oya. Uri mwiza birenze uko nabitekerezaga pe. Hano ndi mwiza. Cyane. Akiye. Hindukira turebe. Wow, cyaze kabisa urubadanje. Ariko ndi kubona wagira ngo urananiwe byatari. Ndananiwe natinze hano izuba. Sinzi bibaye byiza wankura hano kuri uyu muhanda. Oya ihangane buno wamaze kugera mu rugo. Ako nizere ko ari muri uru rugo rwiza. Oya ntago ariyo nari ku rwanjye narwo ni ruriya ruri hariya. So okay ngaho nyereka inzira tugende. Okay. Hari shari kuri mwiza bitandukanye nuko nabikekaga. Umuntu utishimye. Ndishimye cyane. Yego. Nyine uburyo ndi kukubonamo ubanza ari we mukobwa narotaga w'inzozi zanjye. Nyine urebye ngewe ukuntu ngaragara iyo umbonye ku mafoto ubona ntandukanye ahubwo ngewe menye ibisubizo by'uwo muntu ari uko ambonyeho live ukuntu ngaragara ku ifoto ushobora guhita uvuga ati iyo muntu ashobora kuba aturuka mu cyaro ariko nyine wabibonye ko mba nkeye meze neza. Uri umusirimu kabisa. Uri umusirimu. Hagati aho ngaho uteye nk'igisabo. Ntabwo ari cyane kabisa. Umenya ari wowe waburaga kugira ngo inzozi zanjye zuzure. Nyine njye nta n'undi mukobwa turigera duhura
mwishimire kuko nyine akenshi ngiye mba mu rugo nitonze bireto disi mbabarira aho ko nyikura kuri uyu muhanda ibyaho ngo ntawabyishimye ari kubona wanyishimiye ngo burango wancegeye yego na pofoti byanyabyo wallahi shaka indukira tureba ku cyaze kabisiro wadanje okay gaho nyikura ku muhanda twigendere gusa nyine nzagukumbura aha ni iwanyu hano niho iwanyu wow mutuye ahantu heza kabisa oya wivuga ngo dutuye ahantu heza vuga tutuye ahantu heza utuye ahantu heza wowe nande ngewe ntuye hano njyenyine kandi wisanzure ntuze kugira ubwoba ibintu umuturanyi wanjye aba yibereye kure ntabwo akunze kuba ari hano ubwo rero ntubidisikasingeho kuko ngewe ubundi hano muri uru rugo hagati aho ntunze akabwa hano muri uru rupangu utambwira ko karyana oya mbese ugiye kubihindura se kano kanya ukivuga imbwa hari imbwa yigeze kurya umushuti wanjye tuvuye gusohoka ukivuga imbwa ndanabihinduye oya bebi yari burage oya yari burage wowe tugende winjire urebe wigira ikibazo hano wageze mu rugo ahubwo tugende twinjire ku buryo ukora no ku kimenyetso cy'umusaraba imbwa ndayitinya uko bizi ko ntakubeshye ubwo ko uri kubona kano kanya bwo nakubeshye Shani, uje no kundeba ni imbwa atiza joke wana okay tugende sawa nani mana yanjye uriya mwana w'umuhungu ndamuhemukiye pe ariko se koko mana uriya mwana w'umuziranenge cyakora Mutoni uriya mwana pe ashaka kuba atamukunda kuko aramuhemukiye cyane uriya mwana ntishaha azaza hiwe ese nanone Mutoni yaba azi ko nanduye mana we gusa imana imbabarire nyine rega nanjye ntabwo nayivukanye nanjye nandujwe n'abandi nyine gusa azakira urwaje wumvishe nzi kugerageza ariko hano urabishoboye urusha n'abandi bagabo bose mbese ariko nawe nanone jya ugerageza wikuremo utuntu tw'amasoni tuba turi kumwe ugerageze gufiringa ubwa mbere twari duhuye no subwira ubwa mbere ariko ubutaha uzagerageze ujye wikuramo utuntu tw'isoni mfite se njye singufite so okay gusa nyine nishimye kandi mwakoze cyane sure yes gusa nyine nanjye icyo nakubwira cyo ubutaha uzagaruke bana umeze neza nagukunze ibintu byari neza wenda nubwo ntagerageje kugushimisha ariko nizera ko ubutaha bizagenda neza pe birahagije wagerageje ahubwo nandimo nihuta cyane hari umuntu dufitanye gahunda ndabona iya saa saba kandi dore saa saba za buri minota 20 reka ngende tuzasubira naribi nyine kamugeze hano imbere cyangwa se ariko ndibutse nari nsize n'umuceri kumbabura wallahi okay naribi nyine ugere amahoro hano ndagukunda bye I love you witeho muri kubona ibi bintu nzabishobora ko naribi aza umwe bose ngenda ninjye bose ngenda neza akavuga mumeze ute isawa amakuru nimeze wa mugenzi wawe arahari mugenzi wanjye wuhemeko nawe undi musa manzi manzi nawe urimo yagiye yego yagiye he shana nari mutumye nyine hari tunaragiye kuzana ariko araza mu kanya ni amahoro ni amahoro wowe yinjiye aho hose nkamutegereza hari ikibazo
mushakira kera gitumye ushaka kwinjira ngo umutegereze. ni utuntu turaho. Okay. Nabonye ari umwana mwiza. Nari injira nari si karibu za hano si wisanga injira. Mary se mwana nawe sinzi yaba yagiye kabisa. Oui. Ariko Mary kuri kunyitabiriye kure uri hano nari bicaye hano kuva kare. Igihe nahamagariye ntabwo nakumvishe pe. Naje kare ndashakisha ndaheba ngo wicaye aho. Nuko nari ndi kumwe n'umushuti wanjye hano hanije kuteri. Baye munsi mubwire rero. Naje iwanyu ninjira mu nzu. Ndagutegereza ndakubona. Cyane ihangane nyine ukumva bro nyine abaye hano myenyemye. Nasanze yo mukuru wawe. Yamusanze turaganira. None se Nindutse twambaye nyine umubiri nyine nyine hari igihe hari ibyo ushiduka hari ibintu nyine ushiduka byabaye utazi uko byagenze. Bigize byabaye twararyamanye ngo ngo iki uratinyuka muri ibintu bimeze gutyo mubwire nyine ikindi cyakurikiye urambwira ikindi ibintu wakoze kuko urabishoboye uyu negereza nk'ahantu iyo wihangana ntabwo nari gutanga magira nyuma yabo naje kumubwira ngo urange nyuma yabo naje kujya kwa ngo Yesu we Mary ibiki ndi kumva kajya bwabo kajya intuzo va hano ngira umunwa wanyereye Iki kibazo kumura mu buriri bimeze bite? Kwasanze ukwangara akwamagara isi yakurenze ngira ukuntu nyibwije umwana ndahamagara barakujyana ngo waranduye uhe mwana none ntabwo muzi kubera ajya kamusiga wowe ukajya mujyana mwere kumubeshya bro ngo waranduye mugize ukuri reka ahubwo so sida nayo ibintu ndi kumva bya sida se bimeze bite? bro ndi kubyumva Ni sanda cyari mu gihiranye. mene ndabona mugize ukuri urambona umbwiza ukuri ndaguhamagariza kandi barakujyana hamagara uyu muntu mwizeye kandi arakujyana mami wigendesha Undi so umukobwa muri kumbwira ngo nanze sida no. Kwizeye mwana wanjye ko duturanye ko nagize ko ibyo bintu bitakubaho kuko byakubereye ukamuhamagara shaka mami Hari umuntu nigeze gufata ihangane mami si biri ko Ihangane? mugize ukuri ngo urarwaye bazi
bro Alo, mu mujyi nibyo byakuzanye bro ni kubera iki ngambore mukamfasha hano mu rugo. uramutse ubimenye manzi uramutse ubimenye nawe mami turakwinginze basi bro kuko nibyo mbabarira tuvugira hano Katari kanjye imbere. bro tubyize ukuri nibyo cyangwa si wowe wabikuye Naragiye kwa muganga. Kwa muganga se ndi wasambanira abantu bangaye gahaga. Barambwiye ngo naranze. none uri kumbwira ayo magambo yose abakobwa bose naryamanye nabo ntabwo ari wowe wabanyoherereje Umwana wanjye ntiyari ari muri izo nshingano zo kundira umwana. Nari nzi kuzajya birabyomanzi none ugeze no ku mwana wanjye. ngo Ibi ntabwo nta ruhare nabigizemo ni wowe narakubwiye ati reka niturize ngende umwana mwiza ntabwo ibintu by'abakobwa nshaka kubijyamo ni wowe wabimbantirije kubijyanamo umwana mwiza. ibintu byitwa ibyo bajya bavuga ngo urucira mukaso gatwara nde nyoka ntabwo ibyo nari nzi kuzandira. none abana wanyoherezaga bo ntabwo bari bafite ababyeyi Yani babo ibyohe. abo bakobwa wanyoherezaga bikwe ko nabo bari bafite mwembi abana babo. mubiziranyeho Baba bafite ababyeyi babo Dore aka gahungu ubona ni agaturanyi kanjye katatse abana ntiwarura none kageze no ku mwana wanjye. Ndasha nawe bita ndasha. Mbabajwe n'ukuntu kuko bararyamanye ntacyo ariko yamutese ntabwo nabyivanga ntabwo nabyivanga. mbere yo kuvuga ibyo byose abo bakobwa naryamanye nabo ntabwo ari bo banyohereje Ibimenyetso bireze ko Banza wicare hasi shira. weki ibimenyetso biri mwembi murabiziranye yewe yemuha abakobwa Ndavuze ngo wicare. ibintu bikindi kubona ubyibuke neza ko umukobwa naryamanye nawe bwa mbere ari wowe wamunyohereje unshuka ngo ninjye mu bakobwa ngo amafaranga mfite ngo ntabwo nzayarya njyenyine mushaka umukobwa tuzajya tuyasanga umubyeyi nanjye nakugira iyo nama. Nakubwiye ngo ibyo uvuga byose bivuge wiciye hasi. afande no kurengana rero fanya ngibi ibintu byabo ntabwo ndi kumva ibiri murabiziranye nturabiziranye ntabwo ndi kumva ibiri gusobanura Nubwo nubwo byose byabo ndanuye. n'umukobwa wawe Ninde waguteye sida sha? Ninde waguteye sida? vuga Icara hariya. Icara hariya we. Uticara. Uriwe. Uriwe ufite. kavuye mu cyaro nandi karumuna k'uyu nguyu bose ni bamwe. Genda. uzi ndagenda hano uri mu rugo Genda hano ukenewe ahangaha. Nkeneye kumva urubanza. Muto ibi bintu ukoze nuko byagenze je nabi ndetse nuko bigenda. Basha. Nawe uriho mwana. umukobwa Mary yaje aje kureba murumuna wanjye Nuko. aje kumureba asanga ntabwo ahari asanze adahari arambwira ngo reka ninjire mu nzu ngo abe amutegereje Ngiye guhakana kutabikoze. kubera ko nyine nanjye nari ndi umuhungu kwihangana byaranze Eh, birangira nyine tugiye mu buriri muborere. Ariko hari ijambo numvishije uvuze mu kanya ngo warohejwe. Ninde wakoheje? uyu nguyu niwe wanyoheje nari nibereye hano mu rugo nifitiye amahoro uyu mukobwa arambwira ngo ati kubera iki buri gihe uhora iwanyu wigunze nta n'umukobwa muziranye hano muri uyu mujyi nkazuba nkavugisha ukuri ntabwo ari we wanyoheje bwa mbere ajya kunshuka ngo njye muri bino bintu yanzaniye umukobwa bita Ikirezi uwa kabiri uramuzana ubu reka mbivuge mvugisha ukuri kubera icyo uri kuncecekesha byose si wowe wabitangiye ubwa kabiri nzanira wowe bita Tracy wowe sinari namuzi ni wowe wamumayemo pari ubwa gatatu uyu mukobwa wawe yaje aje kureba murumuna wanjye Manzi twicara mu nzu ahanga aramutegereje mbura ukuntu mbigenza ndangije ndavuga ni ubundi kubera iki ko yari aje kureba murumuna wanjye birangira turyamanye Uburayi n'ubushinzi. none iyo sida uri kunshinza ngo namwanduje uri kumva itaraturutse kuri abo bakobwa bose wanyohererezaga none urimo kunshinza n'amakosa None bino bintu byose bakuvuze warenzaho iki?
gihamya njye maze imyaka 5 nkora iperereza njye ndabizi kuba yari umushwanyi wanjye bivuze ko namuhaye abakobwa shahano usanga uri kwa nani ndabizi cyane oya ntabwo wabikora nuko shahano usanga byarateguwe nyine mwe murezi basimaje nafungutse ese muto uragiye nawe siba wandaya muto ntabwo wabikora ese uko ukura mujyanye nacana ubutabera buramukeneye humura aragaruka gusa ubu ndabyitwara muto uru rugo ndarusigaramo ihangane byabaye byose si mwebwe mwabikoze